kurota ukora ubukwe. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bwose bwo kurota ibijyanye n'ubukwe. Tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bwo kurota ukora ubukwe, uri ingaragu cyangwa se kurota ukora ubukwe kandi wubatse. Ibi ngibi bishobora gusobanura ibyiza cyangwa se bigasobanura ibibi. Ibyo tugiye kurebera hamwe muri kino kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Muri iyi minsi abantu bakunda gusuzugura inzozi. Bamwe bakumva ko barota kubera umunaniro, abandi bakumva ko barose kuri ibyo biriwemo cyangwa se ibyo bari gutekereza. Ariko siko bimeze, kuko uyu munsi iyo usomye Bibiliya ugasoma ibyanditswe, usanga inzozi ari igikoresho Imana yakoreshaga kenshi ishaka guhereza abakozi bayo ubutumwa. Urugero, umukozi w'Imana Yosefu ujya gusobanura umwami inzozi yarose, Imana yabinyujije mu nzozi. Muzi abandi nka ba Daniyeli n'abandi bagiye batandukanye, Imana yajyaga isura binyuze mu nzozi. Ubundi inzozi ni uburyo Imana yakoreshaga iganira n'abantu, kandi n'uyu munsi iracyabukoresha cyane, ishaka kugeza abantu ku ntego zayo cyangwa se ishaka kubereka icyo mwakora, yaba ari icyo gukorera Imana cyangwa se yaba ari icyo ugiye gukorera ubuzima bwawe, cyangwa ari ukugira ngo bahereze ubutumwa ko mwakwirinda. Ntabwo Imana ishobora kuva mu ijuru ngo muvugane amaso ku maso. Akenshi Imana ikoresha inzozi, nk'uko yavuze ibikora cyane, kuko kera bikoreshaga iha abantu bayo ubutumwa, yaba ubwiza cyangwa ububi, ikoresheje inzozi. N'uyu munsi wa none niko ibikora binyuze mu nzozi, nubwo abantu benshi babica amazi. Ibi ngibi ku bantu bubatse bisobanuye umunezero no kongera kuvugurura urukundo. Iyo umuntu washatse arota ubukwe, bishobora kuba ikimenyetso cy'uko umutima we ushaka kongera guha agaciro urukundo no kuryoshya ubuzima bw'urugo. Bivuze ko ushobora kuba uri mu bihe byo kwibuka uburyo watangiye urugendo rw'urukundo, cyangwa ugasabwa kongera kubaka ubucuti hagati yawe n'uwo mwashakanye. Ikindi nanone kandi bishobora gusobanura mu gihe urusize inzozi kandi wubatse, bishobora gusobanura impinduka nshya mu buzima. Kurota ubukwe wubatse bishobora kuba ikimenyetso cy'uko hari impinduka nshya cyangwa urwego rushya ugiye kwinjiramo mu buzima. Bishobora kuba impinduka z'ubukungu, urugero nk'akazi, ishoramari, kwaguka k'urugo, cyangwa se mu mibanire, urugero kwibaruka undi mwana, kwimukira ahandi, cyangwa se gutangira imishinga mishya. Nanone kandi ikindi bishobora gusobanura kwibutsa inshingano z'isezerano. Ubukwe mu nzozi bishobora kuba ubutumwa bwo kwibutswa isezerano ryawe ry'urukundo n'inshingano zo kubahiriza ibyo wasezeranye mu gihe cyo gushakana. Izi nzozi zikunda kubuza cyane iyo mu rugo hari igihe cyo kugeragezwa cyangwa ubwumvikane bukeya. Ikindi kandi bishobora gusobanura ibibazo cyangwa impungenge mu rugo. Iyo ubukwe mu nzozi bwagaragaye butashimishije, urugero kuko birimo intonganya, ubukwe budateguwe neza, cyangwa ubukwe bufite umunabi, bishobora kuba ikimenyetso cy'impungenge uri kugenda ugira ku rugo rwawe. Ibi ngibi bishobora kugaragaza kutizerana, amakimbirane atavugwa, cyangwa se igitutu cy'ibibazo byo mu buzima. Ikindi ngibi bishobora gusobanura nko mu rwego rw'umwuka cyangwa se mu rwego rw'iyobokamana. Kurota ubukwe wubatse bishobora no gusobanura ibintu by'umwuka. Imana ishobora kubikwibutsa gukomeza isezerano ryawe nayo, nk'uko birivuga ko itorero ari umugeni wa Kristo. Bishobora kuba ikimenyetso cy'umugisha mushya cyangwa isezerano rishya mu rugo. Niba ubukwe mu nzozi bwari bwiza kandi bushimishije, bivuze umunezero, urukundo ruvuguruwe, umugisha cyangwa impinduka nziza. Mu ncamake, niba warusize inzozi kandi wubatse, ibi bishobora kuvuga ko niba ubukwe mu nzozi bwari bwiza kandi bushimishije, bivuze umunezero, urukundo ruvuguruwe, umugisha cyangwa impinduka nziza mu rugo. Niba ubukwe bwari bubi cyangwa budashimishije, bishobora kuba ikimenyetso cy'impungenge, amakimbirane, cyangwa ibyo ugomba gusubiza mu buryo mu rugo rwawe. Reka noneho turebere hamwe ubusobanuro bwa zino nzozi kandi utarashaka cyangwa se utarakora ubukwe cyangwa se ukiri ingaragu, icyo bishatse gusobanura. Ibi ngibi bishobora gusobanura icyifuzo cyo gushaka urukundo. Iyo uri ingaragu ukarota ubukwe, akenshi ni ikimenyetso cy'uko umutima wawe wifuza kubona uwo muzabana, cyangwa ukaba utekereza cyane ku bijyanye n'urukundo no gushinga urugo. Ikindi nanone bishobora gusobanura ubukwe mu nzozi bishobora gusobanura ko hari ikintu gishya
kigiye kuba mu buzima bwawe. Nubwo kitaba ari ugushaka, bishobora kuba akazi gashya, kwiga, kwimuka cyangwa ikindi cyerekezo gishya. Nanone kandi ikindi bishobora gusobanura kurota izi nzozi uri ingaragu, bishobora gusobanura kwerekwa isezerano ryo hazaza. Hari igihe kurota ubukwe bishobora kuba ikimenyetso cy'uko Imana igiye guhishura isezerano cyangwa umugisha mushya, urugero nk'urukundo rugiye kuza, amahirwe mashya yo kwiteza imbere cyangwa ubundi buzima bushya. Ikindi nanone bishobora gusobanura kwitegura inshingano. Ubukwe si ibyishimo gusa, bishobora kuba n'inshingano. Uri ingaragu ukarota ubukwe, bishobora kuba ubutumwa bw'uko witegura inshingano zikomeye ziri imbere, haba z'umuryango, iz'akazi cyangwa z'ubuzima bw'umwuka. None kandi bishobora gusobanura umwuka wo kubaho ubuzima bushya. Mu rwego rw'iyobokamana, kurota ubukwe bishobora gusobanura ko ugiye guhabwa ubuzima bushya mu buryo bw'iyobokamana. Bibiliya ivuga ko ubukwe ari ishusho y'ubumwe hagati ya Kristo n'itorero rye. Ikindi bishobora gusobanura impungenge cyangwa igitutu. Hari igihe kurota ubukwe ku muntu utarashaka bishobora kuba ikimenyetso cy'igitutu uhabwa n'umuryango, inshuti cyangwa sosiyete mu kubaza igihe uzashakira, bityo inzozi zikagaragaza ku byo wibaza cyangwa se uhangayikishijwe nabyo. Ikindi kandi gusobanura ubukwe bushimishije cyangwa budashimishije. Niba ubukwe mu nzozi bwari bwiza, bishobora kuba ikimenyetso cy'umunezero n'ibyiza biri imbere. Niba bwari bubi, bwuzuyemo intonganya, ubunebwe cyangwa umubabaro, bishobora kugaragaza impungenge, kutitegura cyangwa se kutamenya neza ikizaza. Ahubwo ni isomo ryo kwitegura ibihe bishya, guhanga amasomo ejo hazaza, no kwita ku buryo ubaho mu rukundo ndetse no mu buryo bw'iyobokamana. Noneho tugana ku musozo, reka turebere hamwe ese kurota ubukwe bishobora gusobanura urupfu ryari. Ibi bishobora gusobanura urupfu mu gihe uzarota ubukwe ukabona ubukwe bugaragaramo agahinda cyangwa amarira. Iyo mu nzozi ubukwe butarimo ibyishimo, ahubwo bugahinduka nk'imihango yo gushyingura, urugero nk'aho abantu bambaye imyenda y'umukara cyangwa bari mu gahinda, bishobora gusobanura igihombo gikomeye ndetse no gupfusha. Ikindi kandi mu gihe bishobora gusobanura urupfu, nk'igihe ushobora kurota ubukwe bw'umuntu wapfuye. Iyo urose kurimo gukorana ubukwe n'umuntu wapfuye, bishobora kuba ikimenyetso cyo kuba hari ikintu kibi cyangwa igihombo gishobora kugaragara. Ikindi kandi kurota ubukwe butagira umutware cyangwa umugeni. Iyo ubukwe bugaragara ariko nyine ubwo bukwe ntagaragare cyangwa akabura mu birori, bishobora kugaragaza urupfu cyangwa igihombo gikomeye cy'umwe mu bo muri uwo muryango. Ikindi kurota ubukwe bwawe n'umuntu udakunda cyangwa se utazi. Kwifashisha ibitabo by'abahanga mu nzobere mu gusobanura inzozi, bavuga ko kurota uri kurongorwa n'umuntu utazi bishobora kugaragaza gusozwa ku buzima busanzwe bwawe, cyangwa ikimenyetso cy'urupfu mu buryo bw'umwuka. Urugero nk'ihinduka rikomeye, gutakaza ikintu cyari gikunze, ariko si buri gihe. Ubukwe bushimishije akenshi ni ikimenyetso cy'umunezero, isezerano rishya cyangwa umugisha, ntabwo ari urupfu. Akenshi kurota ubukwe bushobora kubamo ikimenyetso cy'urupfu. Bukunze gushingira ku bukwe mu nzozi bwaranzwe n'agahinda ndetse n'amarira, umwijima cyangwa ibisa n'imihango yo gushyingura. None reka turebe mu rwego rw'iyobokamana kurota ubukwe icyo ushobora kuba bisobanura. Muri Bibiliya ubukwe bushushanya ubumwe n'Imana, itorero n'umukwe ari Kristo. Iyo ubukwe bugaragara nabi mu nzozi, bushobora kuba ubutumwa bwo kwibutswa kwitegura, kuko ubukwe bw'intama ari we Yesu wahagarariye iherezo ry'ibihe. Murakoze rero, reka dushimire buri wese twabanye muri kino kiganiro. Tukaba tugeze kuri uyu munota. Niba utarakora subscribe, kora subscribe tujye dukomeza kubona ibiganiro byacu bitandukanye. Mugire umunsi mwiza.